ibyo bigeze ubu rero bagira ngo nagiye ku ishuri n'ubundi ndaje mbacike nigende ngo nakomeza kuba muri bano hantu ibintu byo kwiga mbona cya shuri ndashaka agakereka Iriwe neza mama. Iriwe neza. Meze neza. Makuru yawe. Makuru ni meza. Panete baragwaje sema. Oya nazo baradu. Wacu mu mudugudu nago zari zahagera. Panete nago baraba. Oya nago mu mudugudu wacu bari bazirageze. Andumva bitoroshye kabisa. Ako se wetse turakanika. Nagakize. Kakana ariko Shange nago ndi umunyeshuri kabisa ahubwo nuko haradufite koperative nyoboye andimo ndareba nshakamo abantu bo kongeramo n'ubundi se imyenda nago ari abanyeshuri niyo batanze ku murenge ngo tujye twambara nk'abantu bayoboye nyine amakoperative buri muntu wese uyoboye koperative bagiye bamuha imyenda nyine n'ikayi byo kuzajya agendana nyine mu gihe abonye umuntu ushaka kujya muri koperative kabisa rwose reka mbonye n'agakaramu nkakwandika ako rwose kabisa undi muri koperative ariko ibintu bimwe biragenda bicamo neza n'umubu Habe se winkoraho. ahubwo nk'uwo mubu yuko urya koko Oya nta kibazo yihore ahubwo se nago wandangira umwana ushaka akazi ko gukorera umuntu wikorera ku giti cye. na leta ibirimo Oya umuntu we yikorera ku giti cye. abana tuba tubafite no muri koperative abana barivuyemo ntago nabura umwana ushaka akazi hafi aho ngaho n'akazi bwoko kisa ahubwo wansobanurira Nakazi ni umuntu w'umumama wikorera ku giti cye kandi nta mugabo agira kandi unitwaye neza wamukoreye neza nawe wazahakura akantu nawe ukazashinga yawe business. nta mugabo agira Nawe ako rero njye nyine nkubwije ukuri n'ubundi mbere narajya muri ibintu bya koperative ku kazi nako nakoraga ako nyine ndabona n'imikorere ngiye kuyihindura kwirirwa nirukanka inyuma y'iki kizuba n'ubundi ibintu ari nta musaruro ahubwo se nyine ubwo nyine ako kazi nta kuntu nyine jewe nakabona nyine urumva ku kazi wagakora ukagashobora nago uzantenguha. Ego nako kazi nakoraga mbere yuko nyine nabikubwiye mbere yuko njya muri ibi bintu by'ibitabo nyine. Okay ngiye kugukenera diro nicamo kandi nanjye ntuzanyibagirwe ahubwo ni wumva se sawa rero ako sinzi utubo turimo ariko rero amaguru yanjye ubundi byagenze gute ako nanjye kugukiza akantu nyine urabona ko aha hantu ni mu giti kandi hari imibo myinshi ubwo nyine gahunda reka ngende nkubarize uwo muntu ame gahunda uzumva nkubwiye ko byakunze uzahita ujyayo ni wumva se nicyo bita guhura n'abantu bafite umumaro ahubwo byabyiza nka nimero yawe ako nta kibazo tuzahura wenjya nanakubona utambuka nta kibazo nzakubwira reka ngende mbikora reka nanjye mbe nkucitse nari ndimo ndandika abantu nanjye ntuzanyibagirwe muzame supanete dore ndayikeneye biba bikwiye kabisa kuvuga ngo dukina abandi bantu nka 5 hano supanete yego muyobozi ye umva nkubwire
noneho kubera ko nta telefone mfite kandi nawe ndakeka nawe ifite tuzahurire hano mite nkujyana aho hantu Kurura mumere nabonye umubire wacu mu cyaro. Man, biki? Nabonye umubire wacu mu cyaro kabisa. Umusistas? Oya wa mubire waje. Numva ari neza kabisa. Wakintu urabona akakantu kabona utari kubundi. Naka kantu ni neza kabisa. Ariko kumwa tutajya sura bibona. Ariko nuko yicana nyine nta kundi. Kigali rero urumvirananiranye. Nta kundi. Kugira mu gacanga mu umuntu arabanza mari icyaka namara kumara icyaka. Ahita yicana tu. Kiyazi mame. Yazi kabisa. Nabonye nakadada bana. Akadada se? Hagana hise. Arakurura mu mere. Kura mu mere? Uranisheri wanje wakintu. Oya bana. Uranisheri wanje. Kuva ryarise. Impamvu ndakurabura se kuba wigirindeye buri gihe urumva ari sawa man. Reka nzabikore ku cyumweru basi wowe ucomoke nanjye muhamagara se. Ahubwo kora umuti buri. Sinjye se. Inkwera kawine sano. Ariko se maniga wasandangiye icyana nanjye. Inigo washaka icyana se? Bana byatari kabisa. Byari igisa byo mbona wihongoze. Oya ndashaka icyana none cyo. Ndashaka cyo ngurangira. Kibikora kabisa. No nanjye ikintu ngiye gukora reka manze mereza sherika aga telefone. Ngiye mbona ukuntu muhamagara. Ubundi nanjye ndagusoreza umuti. Sibyo bashaka icyana kimeze utese. Icyana gipofora nyine. Oya bana icyana gipofora. Ifite notice? Kirahari man. Ngaho ukora umuti nyine. Munsi yo kwa wa mumere mfite icyana man. Nyine ugomba kuzangezayo. Ariko kiba kifunze. Akinwe sinzi niba uzabishobora. No kucyatsa no kugishyira ku myako ba. Mfite ifaranga. Ifaranga ndarifite subiza. Abudese Karame amakuru ariko ndijira muri nzo ntumenye ko nageze murabo yego amakuru meza ura muhungu ngo bimeze bite ese ntago wabaririje ngo umenye ko ari kwa nyirasenge ndabaza se ngiye ko mba nagiye mu kazi ngiye ahubwo wakubye ko rawe wagiye kubibaza erega yaratorotse nta wamenya ahari bwaraho hanze hose noneho man telefone ndayimuha gutera ko mbona bikaze wallahi kanze ngo mange ndebe ko aranyingura none ese cya gikecuru nikirimo ra Sheri bitese sawa ye baba we bite sawa kaga telefone no nagakuguriye nagakoresheje neza umva batuvugana ijoro kurindi ndebe ashanda byishimiye cyane yes umva none umva mubwirike kano ga telefone ninjye uzajya uhamagara gusa uzabishobora se nzabigerageza abo tipe mujya mura ku muhanda bo kwiteretesha bo kwirebesha oya ubu niwe nzajya mpamagara gusa nta bandi bantu no guhamagara abe na mama sinzongera no kumuhamagara nese sheri kuri nagafu kugiye he shana ringiye hari ku isoko none se ntago turaganira ndumva ntago twaganira cyane kuko mfite ibintu byinshi byo gukora nese uragura agasimukadi ryari simukadi se amafaranga nayibura gusa ntago uri muyimba kagadi kanze mbashizemo nimero ahubwo ndaguha amafaranga ugure agasimukadi sibyo nasigura shiramo nimero nta simukadi ndayemeza kuri telefone we huwo muntu ubwo numara gura agasimukadi urahamamagara cyangwa ugiye guhita ushyiramo za nimero zawe abatipe aya wimbeshye abaye abatipe se batari wowe ngizo kuri ubu ntabwo nzasanga mbashere n'abashusho kareka akira ndaje ngugure simukadi ushaka amafaranga oya buriya ngiye kugura ibya simukadi natinda reka mbanza nihute njye ku isoko njye kureba ibyo mama ntumye ubundi ndagaruka nose ngutegereze cyane igendere nanjye ariko ushaka wazaza ejo kuko na mama arahari yabireba nawe ejo mama azaba yagiye
ejo nari nzajya mu mujyi ariko mbese mbihindura bebe ejo nzaza kugusura sibyo kandi ndagukunda sawa nageze mu rugo mwebwe nimunsange mu rugo ariko sheri nizera yuko nzane na wa mukozi wamubonye sawa karibu murahamenye muraboneza bravo Aisha Fabia bite amakorosi uyu ni wa mwana biteze meze neza icara biteze ni byiza uve ku kazi ndakubura bandangira kuri hano banananiwe warabibonye ko mba ndi gukora njyenyine ubwo rero ndaje ndakaraba kugira ngo nduhuke mu mutwe nze gusubirayo yego nanjye rero nayo nzanye wa mwana ahubwo se harya witwa ndi wa mukozi bagiye no kumazina witwa ndi nitwa Reponse rero wa mama nayo nakubwiye n'uyu nguyu nenda kubwiye ko azaguha akazi kandi urabizi ibyo twavuganye ndumva rero ibindi mwabivugana nanjye nyine amasezerano yashohoje Reponse uri ready gukora akazi neza nzajya nkakora neza uko binamuca ntabwo wigaga siko ndi kubona wambaye n'imyenda y'ishuri oya isa n'iy'ishuri oya imyenda niyo batanga nyine ku bantu b'abayobozi ba koperative nyine nabagamo ni koperative nyine ntabwo ari ishuri mu rugo iwanyu ubwo nta kibazo bashobora kugira oya njye n'ubundi nibanaga kubera ko nyine ntabwo waba perezida wa koperative udafite geto nyine ahantu uba wenyine njye kukagushakira yego nta kibazo kandi mutwaze Pepa ajya hino mubwira urabona ko hano nakuzanye hano ni heza wabonye ko uriya mumere ari umumama wiyubashye kandi mwiza ni umukire kandi wabonye n'ahantu akorera ikintu usabwa ni iki ni ukwitwara neza sinabikubwiye ngo nitwara neza uzahakora akantu ngomba kwitwara neza uzitware neza mbese uzaba umwana mwiza ku buryo ikintu cyose uzajya kubwira uzajya ugikora kugira ngo nawe uzave hano hari ikintu hakuye ariko rero hari akantu tutigeze tuvuganaho neza hagati se kureba cyane ibintu by'abandi ntuzakubagane kuko mbona ufite amashagaga wa muntu we rwose ntuzansebye ujye witonda wame hamwe ntuzajya ukorakora ariko n'ibintu byose ubwo ntuzajya ubimenyera azajya bikumenyera nyine kamwe murabyumva urumva azabikumenyera nakubwiye ngo nta mugabo agira umuntu rero atagira umugabo nta mugabo agira uzamwitwareho neza niba nta mugabo agira nta muntu afite wo kwitaho ni wowe azitaho buri kimwe cyose nawe uzitware neza nyine ariko hagati aho ngaho gatoya ubwo bivuze ko na mituweli azajya yishyurira nta kintu bazi usibye kumwubaha no gukora buri kimwe agutegetse kuko nta mugabo agira isano ndabona umva sheri ngaho naye kugutinza noneho nsigarane n'uyu musore wanjye mwereka uko akazi kagomba gukorwa ibintu yego ngende Aisha sheri ngaho genda nkomeze nganira n'umuhungu nta kibazo ubu uzambwira uko bizagenda urabona uzamenyera hano uri kuhabona uteze ndabona ari neza witeguye gukora neza bisa rwose nta kintu na kimwe kubaha abakiriya uretse gukubagana bino urabireba nta kibazo ntabyo wabonaga mu rugo
ahantu mbase nyine biba hagati ngibi usanga bibayo bike. Noneho rero reponse usabwe gukora akazi kawe neza, ukubaha abakiriya kandi ukaba maso kugira ngo batazajya bakwiba. Iyo umuntu ari mu bintu nka biriya bashaka kwiba bari benshi, abatubuzi, ababa bagushuka ugakora ibintu bibi byerekeranye n'ikintu cyahombya business, ni ukuvuga ngo rero ibyo byose urabyiteguye. Ngo ndumva binsaba kureba cyane nyine uko ngubwo kugira ngo abone neza ibintu tubikore neza nta gihombo. Okay, reka nanjye mbe ndi kuruhuka, nawe ujye gukaraba uruhuke, ubwo ejo uzatangira akazi nzajya kukwereka n'ahandi hantu nkorera none gutangira akazi. Sawa. Kabisa rwose. No mabuja banzanyeho mbanza ari we minsi w'aba bakobwa bose njya numva. Ni karibu ba wicaye tubiganire. Ariko nukuza uvuga nabi. Icyari kinzanye ni ukukubaza ngo umwana bimeze bite. Ariko se ko yaducitse akagenda ukaba nawe utabaririza ngo umenye kwa nyirasenge ko ariho cyangwa kwa ba nyirarume, uragira ngo nzabigenze. Amagara we nawe reka nkubwize ukuri. Arisa yarambwiye ngo ntanakigira no kwisha. None se ubuwayo iminsi igera muri 3 utaramenya aho umwana ari uri hana hanga murakora ibikise. Ni biki uri gukora hananga kiruta umwana. Yewe nge narume umwana nagasho. Umbe twumvikane. Nsubiye mu kazi byari binzanye kwa kukubaza nimba wamenye ko umwana agize ute umenya hari. Ubu se tuzatanga amatangazo hehe nzamenye mubariza hehe. Ubu kano kaya jya ku kigo jya ku ishuri. Jya ku ishuri rebe ko ahari nusanga adahari unamenyeshe mwarimu we ko bamubuze umushake.